turabasuhuje bene data nshuti z'umusaraba bakunze isaha 9 TV. uyu munsi noneho twasuye umwana ufite impano y'Imana. hari ijambo ry'Imana yamuhaye kugira ngo atugezeho. Reka tumwakire kugira ngo basuhuze kandi atubwire ijambo ry'Imana. Turakwakiriye kugira ngo utubwire Imana gutumye ubanze unatwibwire tumenye uwo uriwe. Abakozi bene data, amazina yanjye Tamukusakine Makeya. Uko muzi muranzi neza ko nanjye naje kubabwira ijambo ry'Imana yampaye. Haleluya. Amen. Ijambo Imana yaduhaye ni igice cya mbere Yeremiya. Twasome mu izina rya Yesu. Kadusome Yeremiya igice cya mbere. Imana ihamagarira Yeremiya ubuhanuzi. Amagambo ya Yeremiya mwene Hirukiya wo mu batambyi bahoze mu Anatoti mu gihugu cya Benyamini. Yabwiwe ijambo ry'Uwiteka ku ngoma ya Yosiya mwene Amoni umwami w'Ubuyuda mu mwaka wa 13 wo ku ngoma ye. Byaje kandi no ku ngoma ya Yoyakimu mwene Yosiya mwami w'Ubuyuda kugeza mu iherezo ry'umwaka wa 11 wo ku ngoma ya Sedekiya mwene Yosiya umwami ya Sedekiya mwene Yosiya umwami w'Ubuyuda igihe ab'i Yerusalemu bajyanywe ari imbohe mu kwezi kwa gatanu. Nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko, kandi nakwejeje utaravuka ngushyiriraho kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nuko ndavuga nti, Nyagasani, nyamuneka Nyagasani Yehova, dore sinzi kuvuga ndi umwana. Ariko Uwiteka arambwira ati, wivuga uti ndi umwana, kuko abo nzagutumaho bose uzabasanga, kandi icyo nzagutegeka cyose nicyo uzavuga. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ratubwiye ngo icyo nzagutegeka cyose uzagikora. Haleluya. Amen. Nawe Imana ikubwiye ntukavuge ati ntabwo ngikora, ndakora icyo nshaka. Haleluya. Amen. Ntukabikore kuko ni bibi, bikoresha icyaha giteye ubwoba. Haleluya. Amen. Bene data mwese mukurikiye rino jambo. Haleluya. Amen. Iri jambo ry'Uwiteka Imana iduhaye, hari benshi barikurikiye, hari benshi bananze imitima imbere y'Imana. Amen. Bene data mwese mukurikira iri jambo ry'isaha ya 9 TV, mwese nimwinangire imitima imbere y'Imana. Amen. Imana zirayibabaza iyo ibona mwinangira imitima, kuko siba ari byiza. Amen. Mwese muzaze musenga, n'abo mubona bari kunywa inzoga mubabwira ati, reba uzaze wirinda, kuko hari umwanzi Satani duhanganye nawe. Ariko tumutwike, dusenge twese tumuneshe, kuko hari byinshi biri kuba muri kino gihugu cyacu. Haleluya. Amen. Nubwo mubona abantu tutakiva mu ngo zacu, ariko tuhava niyo tubona twambaye agapfukamunwa. Haleluya. Amen. Ariko imbere yacu haba hari Imana. Ntibashobora kutuzana ngo tujye muri gereza. Ariko n'iyo waba ukamanuye
bakavana ku mazu si wabona ati ngo banjyanye gereza. Amen. Nimba ari gereza ugiye ntabwo ugiyeyo wenyine, nimba utagiyeyo shima Imana. Haleluya. Amen. Mu byo ukora byose wumve ko Imana iri kumwe nawe. Haleluya. Amen. Imana iri kumwe nawe mu nzira zose unyuramo. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ngicyo nzaza nkubwira cyose uzaza ugikora. Amen. Amen. Nawe Imana yantumye ku bantu barimo bararwana mu ngo zabo, bose bakubita abana babo ngo ukoze iki. Satani akagushuka. Haleluya. Amen. Nimba Satani agushutse, senga Imana uyibaze ati iki kintu aragikoze cyangwa ntacyo akoze. Haleluya. Amen. Ntabwo agikoze. Umusore imbabazi nimba umukubise, ariko banza ubaze n'abo bari bari kumwe nimba agikoze. Haleluya. Amen. Nimba hari uri no kumucunga, ntukavuge ngo ukoze iki. Nimba ubona ari umwana wundi ugikoze bakakimushyiraho icyaha, jya uvuga ngo ararengana. Si umwana wanjye aragoswe n'imbaraga z'Uwiteka. Haleluya. Amen. Nawe umwana wawe niba bari kumubeshya, menya ko Satani ari kugenza abo ngabo bari gukina. Amen. Benshi hari abana bose mujya mubona barwara, ariko mukajya kubafasha. Amen. Niba mubona biba nk'umuntu agiye gufata iki kintu ngo agihe uyu nguyu, agahita aza yiruka akakimucakura. Amen. Jya umenya ko ufite n'ibindi. Haleluya. Amen. Nimba kigucakuye uzabona n'ibindi, ariko uwo mwana hari ijwi rimubwira ati musubize. Nimba agucakuye, marayika azaza yongera basubiremo mu mutwe wabo babigusubize. Satani yagiye mu bwenge bwabo. Nimba yaragiye mu bwenge bwabo, senga ubasengere. Haleluya. Amen. Ubasengere ndetse ubabwire ati icyo Imana ibabwiye mugikore, mureke kwiba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Muzabure icyubahiro Imana. Haleluya. 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 Icyubahiro ni icy'Imana. N'abari bari kurwana mu ngo zabo, ejo hari ijambo twahoze tuvugaho, nanjye nararibonye ndanezererwa. Niba hari abari bari kurwana ariko ubu bameze neza, bari kwishima neza, ariko ntabwo bababaye. Haleluya. Niba hari umuntu ubabaye, nasenga Imana, dore ngarabona ngo Uwiteka Imana aramuha ibyo ashaka. Haleluya. Niba nta mafaranga wari ufite urayabona. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Uyu munsi turanezerewe twese, mwese mukurikiye rino jambo. Amen. Mwese muranezerwa, mwese Haleluya. mwishime kubera Uwiteka Imana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. N'iki cyatumye twishima, ntabwo ari iki kitubabaje, ni iki kikubabaje. Senga usome ijambo ry'Imana, ariko witinya. Amen. Wishishikara utinye utitire ngo ninsoma iri bizangiraho ingaruka. Haleluya. Amen. Ntabwo bizakugiraho ingaruka, ahubwo bizaba ari byinshi. N'ubundi munsi tuzahuraho ni umunsi mwiza cyane. Imana izaba iduhaye ijambo ryiza ndetse rishimishije. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Rero data dusengera rino jambo, n'irindi jambo tuzabona tuzayisengeramo, ariko mwese mubone ko mwese abo mwaba muri kurwana nabo, yaba ari abana muri kumutuka, reka musenge mwese musabe Imana imbabazi. Amen. Hano mu izina rya Yesu Imana ikomeye, turamushimiye. Imana Aba bana bari itabaye, bari kurwana mu izina rya n'abandi Kristo, n'ababyeyi
imbaraga z'Imana nizibonyeho z'amaraso yawe amwe avuye ku musaraba mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana imbaraga z'Imana ikomeye ubutware bw'Imana ikomeye bw'Imana ihambaye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti niziganze nizitwike nizikongore mu izina rya Yesu Kristo Uwiteka n'icyubahiro turagushimiye kuri uwera mu izina rya Yesu umwana w'intama w'Imana ngo habwe icyubahiro kuri uwera kandi Uwiteka ari mu izina ryawe mu izina rya Yesu Kristo Imana iragaragaza mu izina rya Yesu Kristo nutwike ukongore mu izina rya Kristo natwikwe n'amaraso yawe mu izina rya Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana agushimiye kuri uwera kandi kuri Imana ukunda umugambi mwiza mu izina rya Kristo nakoze cyane amen. Imana ibaha umugisha turabashimiye cyane Keria wakoze cyane nawe kumvira ijwi ry'Imana ukaza kutubwira ijambo ryayo koko reka twere gutinya natwe kugira icyo Imana izajya dutuma tuzajye tugikora. Rero muntu utarakora subscribe kora subscribe urabona ko dufite abatumirwa dufite abantu Imana iri guhamagara nta zindi ntego z'Isa Cyenda TV ni ukwamaza ubwami bw'Imana kwamaza ijambo ryayo hirya no hino kugira ngo buri muntu wese yumve kandi yumvire uwabuze umugisha ahabwe umugisha. Bumvise ko ababyeyi muri gukubita abana namwe muri guhohotera abana umwana bivuzeho neza namwe mwihane musabane imbabazi kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze kuba muri mwebwe. Imana ibahe umugisha murakoze cyane.